neza. Nk'uko mubizi rero tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye z'urukundo, iziki, ibishoboka byose. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho indi inkuru iryoshye, nakubwira ko iryoshye ewana. Nakubwira ngo wowe uri bwumve aka gace ndabizi ko n'aka kabiri utazagasiba kuko ewana imeze neza. Ni inkuru rero y'urukundo rudashoboka rwabaye ku bantu babiri ewana. Nabicishije amatsiko mwareka tukayitangira. Ni inkuru yitwa inkuru ya Rose na Mark, cyangwa se inkuru y'urukundo rwa Rose na Mark ruri hagati yabo uko ari babiri. Twatangiriye rero kuri chantier, hari abantu bari kubaka, ari kumva hari abayede, hari abafundi ya gusa uko bari kugenda bubaka, nk'uko namwe mubizi inkuru z'abafundi baba bari kugenda batera brag, baserezanya, ibintu bimeze neza nyine mu buryo rwo kugira ngo akazi gakomeze kagende neza, ibintu bigende neza. Ni nako rero ku kanya bari kwiha umuntu bita Mark, bari sedeza buri umwe wese aturuka hanga akamubwira se Mark rwose uwe nta mukobwa, nta twabona byibura nibona n'inshuti yawe mukobwa, ubundi babimeze bite? Habaho umufundi umwe aramubwira ati ariko reka tuvugishe ukuri, ubundi mu buzima bwawe byibura wari wanahoberaho n'umukobwa Mark nawe mu kwiregura nyine ari kuvuga ati hako njye ntago munzi, ntago muzi ibintu nkora. Buriya rero nyine mushobora kuba mubona umuntu yiturije yicecekeye mukagira ngo haba yoroshye, ariko ntago ntareka sibwo naba ndaho gusa. Noneho havamo umufundi umwe nyine ubona nyine usa naho abakuriye, aravuga ati njyewe nasheta nanashyiraho n'amafaranga Mark, niba warigeze byibura uhanabiza umukobwa ewana, njyewe shaka ikimenyetso cyose gishoboka kibigaragaza, washaka umukobwa ukamuhimba akaza akabivuga, none agira n'izo mbaraga zo kumushaka ukamuhimba akaza ukamubwira ukamwumvisha akaza, cyangwa se mukanavugana akaza akabimbwira ewana, njyewe uzanyaka icyo ushaka. Mark aramubwira ati ariko ushobora kuba utanzi, njyewe ushobora kuba utazi wenda ikintu nakora, nyine tushobora kuba nyine wenda utabasha kumva ikintu njye nakora, ariko njye buriya ndarenze. Bakomeje gutera izo story rero, ubwo akazi kararangira, umunsi urira, tugaruka mu gitondo rero baje ku kazi nanone. Mark yatangiye ari kumwe n'umuhungu umwe mu bo bakoranaga, we n'umuyede nyine akora akazi k'ikiyede aho ngaho, nyine n'umuntu ubona ntago nyine yaryohewe n'ubuzima, nyine uri kumva umuntu w'umuyede ntago wavuga ngo wenda hari byinshi nyine afite, nyine nawe aracyari gushakisha ubuzima. Ubwo rero yatangiye ari kumwe n'undi muhungu mugenzi we, ari kumubaza se ubibona gute nyine mwana, ibintu byo gutereta wambabariye ukanyigisha byibura wenda nkareba ko nanjye nyine nabimenya, ariko bibibanga ntabwo nshaka kugira ngo ugende wenda ugire undi muntu bibwira. Umugenzi we yaramusetsa aramukatagoma, burya bwose nyine ibyo bintu bavugaga ni ukuri, nta kigenda. Mark aramubwira ati oya, ibyo ni ibintu nyine wenda ntigeze nkunda kujyamo, ni ibintu bitigeze biba ibintu byanjye cyane. Ati rero naba nkubeshye pe, naba nkubeshye. Mark nako umugenzi we aramubwira ati rero wowe ikintu ugiye uzakora ni kimwe, ni ukwigirira icyizere ukagenda, naho ubundi ibindi byose aba ari ibiganiro bisanzwe, nyine aba ari ibiganiro nta bindi bintu birenze. Noneho uwo Mark aramubwira ati akuse Peter, ni ibintu birenze binako byoroshye gute ko nyine ngiye numva ntabishobora, ko wenda ntaranabigerageza na rimwe, kuba ntarabigerageza nyine mba numva bigoye tu. Noneho uwo muhungu ariwe bita Peter nyine aramubwira ati okay, nta kibazo, reka nkwerekera ahantu duhera. Wowe reka let's suppose ko nyine njyewe ndi umukobwa, noneho ukaba umuhungu, ukaba uje kuntereta nyine tu, noneho tubikore muri ubwo buryo, wowe ngenda aba ndi umukobwa, wowe uri umuhungu, uraza unganiriza noneho nk'uko wakaganirije umukobwa, nyine wakamuganirije, njyewe urimagina ko ndi umukobwa right, noneho nyine njyewe tuganire. Noneho Mark aramubwira ko Peter ajya ugabanya imikino, ubu ngubu urabona ndahita ngenda nkahita nimagina ko Peter twavuganaga dukora n'igifundi abaye umukobwa aka kanya, bikura byumva gute? Peter
aramubwiye ati nta birenze bro, nta birenze, wowe ntabwo n'ubundi ndi bube umukobwa, urimagina ko ndi umukobwa unganirize nyine tuganire bisanzwe nk'uko uhuye n'umukobwa n'undi mwaganira. Noneho sasa twe turumva nyine wowe uragerageza nyine umere nkaho nyine uri kwisanisha nyine nawe uri kuvugana n'umukobwa, umbwire nyine buri kimwe cyose bisanzwe kugira ngo wumve ko ari ibintu biri simba. Okay, Mark yaravuze ati okay, reka tugerageze ntaribi, reka tugerageze twumve. Mark yaramubwiye ati muraho. Peter aramusubiza nyine mu kajwi k'abakobwa ati muraho, mumeze mute nyine. Peter aravuga ati nako Mark aravuga ese kubigize serious aka kanyuze ubu umukobwa se direct. Peter aramuga ati kumana winkinisha, wowe nakubwiye ngo nyine njyewe ndactinga nk'umukobwa, wowe nsubiza ibyo wenda nkubajije nk'uko nanjye ndasubiza ibyo umbajije, noneho dukomeze muri gutyo nyine wowe nyine uri kubyiga nyine bisanzwe. Okay, Mark ati okay ntari bireka twongere, ariko mugataka ibyo bintu byo kwigira nk'umukobwa nanone cyane bigabanye nyine to. Okay, Peter ati yawe mani gira wowe pfa kubura bubizi ko nyine umukobwa nyine uraba uri kuganiriza, ariko ngiye ndi Peter mani, ngiye ndi Peter inshuti yawe, ntabwo nyine ngiye kuba umukobwa nuko ngiye kuba natinga nkawe. Noneho Mark yaramubwiye ati okay ntaribi, ntumwatse amakuru yawe mumeze ute. Peter aramubwatishije wana amakuru ni meza, mu rugo baraho ibintu nk'ibyo nyine bagenda baganira mubaza. Noneho bigezemo hagati Mark nyine buri kintu cyo kubaza nyine araceceka nyine burundu. Peter aramubwase kucecetse bigenze bite. Mark aramubwati wana nta kintu na kimwe nsigaranye mu mutwe wanjye pe ndikumva bishize. Aravuga se ni gute wumva bishize nyine, wakakwiye kumubwira ukamuganiriza ibintu byose bishoboka byose nyine, ugashaka ikiganiro ukagerageza nyine ku buryo nyine muramarana igihe nyine muri kuvugana. Mark aramubwira sibyo nabikora neza sibyo. Noneho Peter aramubwira ati okay ntari bino noneho weho ubu umukobwa nyine noneho nkwereka ukuntu bigenda. Mark aravuga ati okay twagiye muza nyine. Peter aramubwira ati muraho neza. Noneho Mark yaramusubiza turaho mugase, njyewe nitwa Mark, wowe witwa nde? Nako njye nitwa Peter, wowe witwa nde? Aramubwira ati njye nitwa Mark. Barakomeza baraganira, amubaza iwabo, amubaza buri kimwe cyose nyine wumva ko Peter bifiteho nosiyo nyine, amubaza buri kimwe cyose. Arongera aramubwira ati noneho nawe rero bikore nka gutyo nyine wumve ko ari ibintu bisanzwe, wenda tuvuge ko njye nitwa Peter, nyita Anje cyangwa se nyita irindi zina, noneho twe tuganire bisanzwe, ubanze umenyane n'umuntu, umenye yava, buri kimwe cyose ukimenye. Mark aramubwira ati okay ntaribi. Aramubwira se muraho meze ute, baraganira gezemo hagati. Aramubwira se mu rugo ni hehe nyine. Aravuga ati none se noneho Mark nako Peter mu kumucalenjinga aramubwira se ubundi wampamagariye iki nyine. Noneho Mark aramubwira se njye ntikize nguhamagara se, ntabwo ngenze nguhamagara, none se wanshakiraga iki basi. Noneho Mark aramubwira ati nta kintu njye nagushakiraga. Noneho Peter aramubwira se bandi ubu ngubu tuvuge ko wavugana n'umukobwa akaza, waba umukuye he kugira ngo aze nta kintu umuhamagariye cyangwa se utamuhagaritse? Ntabwo bibaho. uba ugomba guhita ushaka ukavuga ati wenda naguhamagaye ngo tumenyane. Utuntu nk'utwo ni utuntu turiziwe ntukajya ubikomplika, cyangwa se ubireke ibingibi byose turimo ubireke, ubwo igihe nikigera nyine kizizana nyine bibe ubone n'ayo magambo nyine. Muri nta nubwo ari na ngombwa kuko si ibintu repeta, ushobora no kurepeta ibyo ugenda uvuga isho bigashira, cyangwa se wagera ugasanga na situation umuntu arimo iratandukanye. Rero ibyo tunabyihorere. Mu gihe bakivuga gutyo nyine n'abandi bafundi bahise baza bajya mu kazi. Noneho mu kujya mu kazi amasaha yaragiye arakura, bigezemo mu masaa 3 saa 4 gutyo hafi saa 5 haje umwana ari kwirukanka, araza ahamagara Mark ati bimeze bite. Noneho umwana aravuga ati mama arambwiye ngo ngwino ujye kureba mukecuru, mama wawe yagize ikibazo ngo yitabye Imana. Nanjye ntabwo nzi ukuntu kwitaba Imana bimera. Mark aravuga ati sibyo nyine niyumva
arumva amera nk'umuntu uri shoka, aravuga ati akubwiye gute? Umwana aravuga ati mama arambwiye ngo nze nkubwire ngo umukecuru yitabye Imana ngo banguka. Nyine Mark ahita amera nk'umuntu nyine ukonje, nyine ahita zinga isura, aravuga ati Imana yanjye ibi ni ibiki, ibintu ndi kumva ni ibyanyabyo cyangwa se ibyo? Ubwo nyine umukapita wabo wari uri kubakoresha aravuga ati wowe banza ujye kureba ibintu bibaye, banza nyine ibindi byose wari urimo bireke, banza ujye kureba ikintu kibaye, none numara kubona ikintu kibaye nibwo uramenya ukuntu ibintu bimeze neza, kuko none umwana ntabwo yagusobanura ukuntu ibintu bimeze. Aravuga ati ariko ikintu cyose kiri bube ikintu uri bwumva ukeneye, nusanga wenda hagize hari ikintu twakwiye gufasha, uduhamagare nyine tukube hafi tugufasha. Mark rero nawe yahise ava ku gikwa yirirukanka, kibuno nta maguru, aragenda agera ku muhanda wa kaburimbo, wa mwana muri inyuma. Mark yagiye kwambuka, umwana aramubwira ati Mark hagarara batakugonga, ruguru hari guturukaho imodoka. Ruguru hari guturukaho imodoka nyine zino za gikeri za kera, nyine akamodoka nyine ubona ka kera nyine kari keza nyine kagezweho. Uri kubona ko muri iyi karitsiye ya Bamaka ni ahantu nyine ubona haciriritse, kandi turi mu myaka ya kera, nyine ya kera ntabwo nyine hari hakabaye, ntabwo hari hagateye imbere nyine wenda ku buryo wenda wavuga ngo wenda hari imodoka nziza. Oya, ni imodoka nyine zimwe za kera, gusa ubona nyine ko ari iz'abasirimu, kandi aho ngaho nta modoka nyinshi zikunda kuhagenda. Ubwo rero mu kujya kwambuka Mark, wa mwana yaramubwiye ati Mark have batakugonga, gusa Mark we nta bwenge afite, nyine ari kuzubara, nyine ntabwo nzi ibintu ari gutekereza. We yaragiye yambuka umuhanda, mu kujya kwambuka umuhanda ya modoka yaturutse ruguru nayo imuramugonga, ariko kubw'amahirwe nta kintu cyabaye, nyine yamukubiseho gatoya. Mark aragendagwa nk'eryiriya, imodoka irahagarara, ariko mu guhagarara Mark we yahagurutse, ahubwo yarwanye no guhaguruka yirukanka. Abantu bari muri iyo modoka nyine bibaza ukuntu ibyo bintu biri kuba bimeze gutyo, barakomeza barigendera. Mark nawe arakomeza aragenda, batugara ku bantu bari muri iyo modoka nyine. Mama aravuga ati abwira nyine mama, umupapa ndetse n'abakobwa babiri, birashoboka ko ari abana biwe. Aho mama abwira umukobwa umwe, umukobwa yitwaga Rose, aravuga ati Rose aretse kurakara, wakwishimye byibura. Noneho Rose araceceka aramwihorera. Mera aravuga ati nyine, undi mukobwa nyine aravuga ati mama mwihorere ibyo biramureba, nakomeza arakare. Papa aravuga ati Meri reka kubwira gutyo mukuru wawe, ariko uko byagenda kose nyine tuje mu kavakanse, tuje ahantu heza, icyo nzi cyo nuko azataha yishimye, azataha ameze neza. Kandi mwana wanjye rwose ntukumve ko wenda kuba hari ibyo dukora bitandukanye no kubishaka, kuba hari uburyo tubikoramo bitandukanye nuko wowe ubyifuza, ni byiza natwe tuba turi kugushakira, nta rundi rwango kandi basi ujye tubabarira. Ariko nanone uba ugomba kutwumva, kuko nitwe ababyeyi bawe, tuba tugushakira ibyiza. Nta mpamvu rero yo kwirirwa wenda urakara wabigize ibibazo birebire cyane. Ubwo barakomeje, Mera ahita amubwira papa, none se papa ubundi ahantu tugiye ni hehe? Nyine bari bageze ahantu nyine muri cya cyaro, ubona hari ahantu hafi aho ngaho hari ikiyaga. Mera arabwira papa, ase papa basi byibura wenda niyo ushaka ahantu hari hafi y'iki kiyaga, byibura umuntu akazageza no kwiyogeramo, akazajya afata akayaga kawe. Baravuga ati we tuza uraza kuhabona, kandi uraza kubona ko ari heza cyane, sibyo umukobwa wanjye? Baravuga ati ariko nanjye ubu ngubu nakwishimiye ko akabaye mutuzanye hano hafi aha ngaha. Baravuga ati ariko se ntabwo bari mu kareka amatsiko ko ngewe ndabatungura ntimugira ikibazo. Noneho ubwo Meri Rose waracecetse, nta n'ikintu ashaka kuvuga. Mera arabwira papa ati papa ntari bibwo, reka nkwizere. Papa akibwira papa gutyo, papa aravuga ati okay, ntari noneho ikintu ngiye kukubwira kugira ngo ubyizere, ngaho mbabarira umfashe ufunga amaso byibura igihe kingana n'umunota cyangwa se iminota nk'ibiri, noneho ngenda ndakubwira uyafungure. Noneho nyuma yaho ndakwereka surprise nari ngufitiye, sibyo? Meri aravuga ati papa
umva urabizi ndakwizera nta kibazo reka mbikore. Arayafunga ubwo bari bageze hafi, navuga wenda yaho bari bube ni kuri cya kiyaga hafi yacyo. Papa yahise akata imodoka nyine aragenda aparika hafi y'inzu ya etaje ituri hafi na cya kiyaga. Nyine ubona ni ahantu heza, ni ahantu ho kuruhukira hatuje, nyine haryoheye kuba waruhukira nyine. Ubwo papa yahise abwira Mary ati Mary ngaho nyine fungura amaso urebe. Mary agifungura amaso yabonye ahantu nyine hatuje heza, hari inzu nyine, inzu ya etaje ariko nyine navuga wenda uyirebeye hanze ntabwo imeze neza cyane, ariko nyine ni inzu ubona nyine yo kuruhukiramo, iri ahantu ku mazi, utunyoni tuba turi kuvuga, ni ahantu ho kuruhukira pe. Mary nyine yarishimye, sohokamo yirukanka ahita agenda avuga ati papa nanga turi bube basi munyingurire gutya na gutya. Aragenda ahagarara imbere y'umuryango, nyamara Rose we aracecetse yavuyemo afata ibyiwe nyine, afata bage ziwe ahita yigendera nyine akomeza mu nzu, nta no kwirirwa wenda yavuga ngo aragira icyo avugana na papa wiwe, nta no kwirirwa ca mu bindi bintu byinshi. Yahise we genda direct ahita yinjira mu nzu, aragenda nyine ahita agenda afata icyumba nyine, we ameze nk'umuntu uhaze, ariko nyine birashoboka ko we ari uko nyine adashaka kugira adashaka kuvugana nabo nyine to. Aragiye nyine ahita afata ibintu ahita bijyana mu cyumba, ahita nicaramo nyine, aragenda ahita yibera mu cyumba nyine aricecekera. Mu gihe hanze nyine mama, papa na Mary bo bari kwishima nyine, bari kwenjoyinga ahantu nyine, umwe ari gutembera aca hirya undi agaca hino nyine, bari nyine ukumva nk'abantu bageze hafi ahantu batari bazi, nk'abantu bageze ahantu bwa mbere, abantu bari kubanza kuhareba bakatembera. Mu gihe Rose we yikingiranye yibereye mu cyumba nyine, yinjiye aho ngaho nyine acecetse nyine tu. Ubwo ngubwo rero bakatugarura ku rundi ruhande ko wa muhungu wacu Make nawe yageze mu rugo asanga kuko nyirakuru yapfuye, ntacyo gukora afite, yabuze nyine, ari kurira, yabuze ahajya, yabuze n'umuntu woza. Biragaragara ko ari we na nyirakuru babanaga, gusa abaturanyi bo nyine barahari, ariko nyine nyir'umupfu niwe ufata hanuka nyine. Ibyo nta wundi bigize icyo bibwiye cyane kuruta Make rero mu gihe we nyine yagerageje gukora icyo ashoboye, agerageza kurira, ariko nyine mama w'umwana yaraje aramubwira ati Make kurira nta kintu biri buhindure, kurira ntabwo biri bugarure nyogokuru wawe wapfuye. Ndabizi ko yari mama wawe, yari nyogokuru wawe, yari w'umuryango wawe wari usigaranye, ariko nanone natwe turi umuryango, natwe nyine wituma nyine twumva ko wenda hari icyo twishinja. Nta kintu utakoze, nta bwoko bw'imiti utaguze, reka kubabara nyine. Ubwo igihe cyari uko byagenda kose nyine hari impamvu nyine Imana yamudutwaye, kandi nicyo gihe nawe ngo ube umugabo nyine wubaka ubuzima bwawe, nawe nyine ubashe kubaho, byibura ubashe kubaho nyuma y'ibi ngibi byose. Make aramubwira ati basi nyine mbundetse gato. Mama aramubwira ati ariko rero uko byagenda kose umenye ko nta mafaranga dufite yo kujyana umubiri wa nyogokuru wawe wenda kwa muganga ngo bawiteho. Ubwo rero birasaba ko n'ubundi turara tumushyinguye uko byagenda kose. Ubwo rero kandi ibyo ngibyo niwe bireba, ni nawe ukwiye kubishyiramo imbaraga. Ubwo rero reka dushake icyo dukora, reka dushake ukuntu twabigenza. Make yarahagurutse abura nyine icyo afata n'icyo areka. Mama aramubwira se basi hari amafaranga ufite? Make aramubwira ati nta mafaranga habe na makeya mfite, ati wumve ko naho nakoraga ntabwo bari bakamemba, uretse no kumpemba nta n'amafaranga mfitemo menshi, kuko amafaranga nari maze iminsi ngenda banguza yo nkorera, byose nari maze iminsi mbiguramo imiti nyogokuru. None reba ukuntu ubuzima ari nabwo birangiye n'ubundi apfuye, ubuse koko Imana yanjye ubu nguko ndakora iki? Ubu mama nyogokuru arashyingurwa gute? Nyine Make ikintu yakoze, yagiye mu nshuti n'abavandimwe araguza, ajya hirya ajya hino, hose nyine araguzaguza, ariko
n'ubundi uko byagenda kose amafaranga yarabuze, yagiye abaza, ahageze bakamubwira ati ntayo, ahageze ahandi agasanga arimo amadeni, bakamubwira ati ntabwo twaguha andi mafaranga, nayo afite turayishyura. Nyine urabona ko ubuzima buramukomereye cyane ku buryo bushoboka bwose. Mark rero yabuze icyo akora, habura uko abigenza, abura nyine aho ahera n'icyo akora. Aravuga ati okay, nta kundi uko byagenda kose rero njyewe nta bundi bushobozi mfite, mana nta kindi kintu nakora, nta handi hantu najya. Ubwo nyine nyogokuru nyine mana umukoresha icyo ushaka, kuko njye nta kindi kintu nakora, nta n'ikindi kintu narenzaho, nta n'ubundi bushobozi mfite. Byibura icyo nagakoze naragikoze, icyo nagakoze nakabaye nagikoze, ariko nyine mana urandeba kuko nta kindi kintu nakora, urandeba kuko nta kindi kintu nashobora. Ngaho ibisigaye rero mbishyize mu biganza byawe, nyine bari ubikora. Ati reba mfitemo amadeni ahantu hose, aho nafite amadeni nagujije, nabo bambwiye ngo ntayo, nise mbigenze n'Imana. Aragenda nyine, ubwo niko amasaha ari gukora, igihe cy'umugoroba cyarageze. Mark yagiye hafi nyine, uko nyine batuye muri iyo quartier ni na hafi nabo ya cya kiyaga nyine. Yagiye ahantu bakunda kwicara nyine, haba hari abantu ku mugoroba baje gutora akayaga nyine, baje kumva akayaga ko muri cya kiyaga nyine, baje kuryoshya nyine. Yagiye ku ntebe nyine aricara aratuza nyine nk'umuntu nawe uri gushyira ubwenge ku gihe. Mu gihe yicaye aho ngaho ariko nyine yicaye ku ruhande rumwe ari kureba epfo, haraje na Rose wa mukobwa wacu, nawe araza amwicara inyuma nyine, bateranya imigongo, nta n'umwe uri kubasha kubona undi. Nyine buri umwe wese ababaye ku rwego rw'ababaye mu bye nyine, nta n'umuzi nyine wenda akunda hari, ntago nyine bo baziranye wenda ku buryo banavugana, nta kintu na kimwe baziranyeho. Nyine umwe yicaye ukwe, undi nawe yicaye ukwe, nuko bateranya imigongo gusa. Nubwo rero mu gihe bicaye aho ngaho bateranya imigongo, ntawe ureba undi, ni hafi ya cya kiyaga. Nta nubwo byibura wenda Mark yabashije kumenya ko wenda ya modoka igeze ku mugogo, uretse ko atanabyitayeho. Na Rose nawe ntazi uwo bagonze muri ya modoka nyine. Ikintu cyabaye nyine, baraje umwe yicara hano, undi yicara hariya. Ugiye bicaye kuri cya kiyaga nyine, umwe ateye umugongo undi, umwe ari kwibaza ukwe n'undi akibaza ukwe. Mark yarivugishije ati mana, kuki koko nk'ibi ngibi ushaka ko biba? Kuki ushaka ko nyine abantu, kuki ushaka ko abantu duca mu buzima nk'ubu ngubu? Kuki ureka ibintu bibi bikaba ku bantu beza batagize icyo batwaye? Ubu ngubu koko mana, uba wabikoreye iki nyine? Ngo wabikoreye iki nyine? Kwa kundi utekereza, biri gutekereza ibintu byinshi, noneho byarangiye atangiye no kwivugisha nyine. Mu gihe akivugisha gutyo, ubwo na Rose nawe ahari, nawe ari mu bitekerezo byinshi, nawe yisanze yamusubije nyine, ari kuvuga ati Imana ntiri feye, kuki ibintu nk'ibi ngibi bikora? Nyine bameze nk'aho bari kuganira, kandi nta n'umwe uzi ko ari kuvugisha undi. Rose yagaruye ubwenge, aravuga ati nta muntu numvishe arikora. Mark aramubwira ati njyewe nanjye nari ntwawe, ibitekerezo byari bimbanye byinshi, birangira nivugishije. Baravuga nyine, Rose aramubwira ati nta kibazo, basi nyine mumbabarire kuba nari nivanze mu biganiro byanyu. Mark aramubwira ati oya, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Aramubwira ati kandi nyine ndikumva nyine twese duhuje ibibazo nyine, ariko nyine mwihangane. Noneho Rose aramubwira ati rero n'ubundi hagati yanjye nawe nta n'umwe uzi undi, nta n'umwe wenda wari wabonana n'undi, reka n'ubundi aka kanya nyine tukabyaza umusaruro, nyine tuvugane, umbwire ibyawe nanjye nkubwire ibyanjye, wenda byibura umuntu yaruhuka, wenda tukomeze tugume uko twari turi, ukomeze ureba aho ngaho nanjye ndeba hano ndi, tuvugane nyine, mbwira ibyawe nanjye nkubwira ibyanjye, ariko ntitumenyane nyine bisanzwe, byibura kugira ngo basi turuhuke. Ubwo Mark aramubwira ati nta kibazo, ntacyo bitwaye pe. Noneho
Rose yaratangiye avuga ati njyewe Mana kuki wampaye ibintu byose, wampaye ababyeyi, wampaye amafaranga, mfite akazi keza, ndishimye, nta kintu mbuze, nta kintu mbuze muri rusange, nakabaye nishimye, ariko nanone kuba ibi byose mbifite, kuba mfite akazi keza, kuba mfite umuryango mwiza, kuba dufite amafaranga, none bimeze nkaho ibintu ntacyo bimariye, ibyanjye ni agahinda, ibyanjye ni umubabaro, nta kintu njya nitekerereza, nta kintu mbasha kujya nikorera ubwanjye, byose nyine ni ukuvuga ngo ukora iki, ujya ahangaha, va ahangaha, gira ibiki, nyine nta kintu na kimwe kiryoshye mu buzima bwanjye. Mana ubungubu kuko nakoze icyo ubona kucumuye iki gituma nyine mba meze ntya, gituma nyine niba mfite ababyeyi, nkaba mfite abavandimwe, nkaba mfite buri umwe wese wagakwiye kuba nyumva, ariko n'ubundi bikarangira muri abo bose nta n'umwe unyumvishe, nta n'umwe nyine wenda nisangamo, nkahora mbabaye, nkahora nyine numva nyine muri njye ntameze neza, nkaba nta byishimo ngira. Mana ibi bikorera icyo ko nakabaye nishimye, n'umukobwa mwiza, mfite akazi keza, mfite ababyeyi, nta kintu mbuze, ariko nyine sinzi ikintu kibura ngo nishime. Ngaho mu rugo ngo barantoranyiriza ngo dore umuhungu nguyu mukundana, dore imyenda ugomba kwambara n'iyi, dore ibintu biberanye n'urwego turimo n'ibi, dore ibintu ahantu dukwiye guca ni ahangaha, abantu baberanye n'urwego turimo, dore ibingibi n'ibiki ibintu birandambiye. Mana birandambiye, ndi kumva ndambiwe, basi ubungubu byibura se niyahure mve mu buzima birangire burundu. Mana sinzi ikintu nakora pe, sinzi ikintu nakora. Basi wowe wenda ushobora kuba uri ahangaha, ari kubwira Maka nyina kumubwira ati wenda uri ahangaha, nta kibazo ufite, wenda ubuzima bwawe bushobora kuba ari bwiza, wenda ushobora kuba ufite ikibazo gitandukanye cyane, wenda njyewe mfite byose, ariko n'ubundi kuba mfite byose nta n'icyo bimariye. Nyamara Maka yarahise amubwira ati kwiyahura ntabwo biba umuti w'ikibazo. Aramubwira ati njyewe rero buri ikibazo mfite ni kimwe, njye nta mubyeyi mfite, nta muryango mfite, nta mafaranga mfite, ariko ikintu kibabaje ni kimwe, nuko n'uwo mubyeyi nari nsigaranye, n'uwo nitaga nk'aho ari mama, ariwe nyogokuru wanjye, nuko n'uno munsi yapfuye, nuko n'uno munsi yitabye Imana, nkaba byibura n'uwo nari nsigaranye nawe yapfuye. Nabe nawe byibura wowe ufite papa, nabe nawe byibura ufite mama, nawe byibura ufite umuvandimwe, wenda niyo bagutonganye, niyo bagukubita, ariko bagakubita bakiriho. Ubu ndifuza ko nyogokuru byibura nanjye yakagarutse akantonganye, ndifuza ko yakagarutse akankubita byibura nk'urushya, akambwira ati wakakwiye kuba warakoze ibi kugira ngo tube tukiri kumwe, wagakwiye kuba warashatse uburyo ibintu bigenda kugira ngo tube tukiri kumwe. Ibyo ndabyifuza, kuko ubu ngubu ntawe ugihari, ntawe nkibona, ndi kujya hirya nkajya hino, nta muntu ndi kubona. Nyogokuru ni ukuri ko Imana ndamukumbuye, ariko nanone ibyo si cyo kibazo, icyo si cyo kibazo. Ikibazo ni uko nyine wenda kuva mu buzima, gupfa ni ibintu bibaho, ni ibintu bya rusange, wenda nta muntu utazapfa, ariko ikibazo ni kimwe, nuko no mu gupfa kwiwe nabuze n'amafaranga yo kumushyinguza. Byibura ngo mushyingure mu cyubahiro, byibura ngo nabo avuga ati byibura hari umwuzukuru wanjye naruhiye, nafashije, nagiriye nte, byibura nanjye ansezeye mu cyubahiro nk'umubyeyi, byibura ngo mukorera ku kantu kamwe, byibura naragerageje kumuvuza, wenda ntibyakunda, ariko se byibura mbure n'amafaranga yo kumushyingura. Ndakubita hirya hino mu nshuti zanjye, reka da, amafaranga yabaye ikibazo, abandi barimo amadeni, abandi sinzi ukuntu bimeze, nabuze aho mva, nabuze aho njya, nabuze epfo, nabuze na ruguru, sinzi n'ikintu nakora ubu ngubu, sinzi niyo nta hantu nahera, nta nubwo ndi kwiyumvisha byibura na mbere ko nyogokuru yapfuye. Ndi kumva mukumbuye, ndi kumva ntangiye kumukumbura aka kanya, ndi kumva ntangiye kumubona, nkibuka ibihe byiza twagiranye, nkibuka buri kimwe cyose. Imana sinzi ikintu ndi gukora. Nawe byibura wowe ufite byibura niyo famiye ikuri hafi. Njyewe ubu ngubu nsigaye ndi njyenyine, ndi mu gahinda, ndagira amadeni nari maje kujyamo, ndagira kuba nta kazi, ndagira kuba nta muntu noneho n'ubona nabwiye nataga nkamubwira ati muri aho mumeze mute, nawe waragiye. Njyewe byancanze pe, byancanze, nabuze icyo nkora, nabuze icyo ndeka, nabuze aho mpera. Byibura
hiba nabonaga n'ikirago cyiza, nkabona ikirago cyiza cyo guhamba amanyogokuru, cyose ndakibona byibura ewana urukumva afite amaganya, afite agahinda, ewana byamurenze. Rose mu kubyumva rero, Rose yarabyumvishe nyine ewana ibintu biramuyobera, avuga ati nyine aratekereza, aravuga ati ko kundi nyine ushobora kumva ikibazo cy'undi muntu ukavuga ati gusa njye mfite ikibazo ko numva ibyanjye ari toto. Nyine nawe byaramurenze, nyine ararira, nyine yumva ko nyine ibintu yari ari kuvuga we nyine yivuga ati ababyeyi banjye barankanira, bagira gute, bamenyera icyo bashaka, bagira gutya na gutya, amafaranga yari kuvuga ngo amafaranga yari afite, ngo akazi keza yari gafite, noneho yumva ko noneho hari undi noneho uri gutaka aba babyeyi ntabagira, hari undi uri gutaka noneho ya mafaranga ntayagira, yumva ko noneho hari undi uri gutaka noneho no kuvuga n'ako kazi ntakagira, yumva ko noneho n'uwo yari afite noneho yari asigaranye byibura nawe wenda wo kumumara agahinda, nawe nyine yamaje kwitaba Imana. Noneho yumva ko aho bikomereye ko yanabuze noneho n'amafaranga yo kuba yamushyingura. Birababaje nyine, Rose yabuze uko abigenza, arihanagura mu bucece, nta kintu avuze, areba mu isakame yiwe, akuramo akamverope karimo amafaranga makeya, agatereka imbere y'uwo muhungu nyine. Arangije bucece rwose agenda, nta no gusubiza amaso inyuma, ahita agenda. Noneho Mark nawe asigara yitonganya, yivugisha, ariko nyine yumva ko nyine hari ikintu kibura, sinzi ukuntu yiyeganyeje gato, abakubise ivi kuri ya envelope, aba arayibonye. Mu kuyibona arebyemo abona nta mafaranga, nyine arebye wa muntu bari kuvugana inyuma, abona yagiye nyine. Mark yafashe ya mafaranga nyine, yise amenya ko byanga binaga wenda wa muntu ari we yamusigiye nyine. Mark yarishimye nyine, agenda yishimye, avuga ati byibura Mana urakoze kunzanira muntu, byibura nubwo ntamuzi, nubwo tutaziranye, ariko byibura Mana urakoze kuba byibura ngiye kubasha gushyingura nyogokuru mu mahoro. Ubwo rero Rose yaratashye, ageze iwabo, agenda ari kurira nyine yababaye, agera mu nzu bari kurya, ahita yinjira nyine, azamuka esikariye, ahita yinjira mu cyumba, baramuhamagara, papa arahamagara, mama arahamagara, reka da, ahita yikomereza ajya mu cyumba nyine araryama. Birabayobera nyine, babaza Mary, baravuga ati mukuru wawe noneho yabaye iki, byagenze bite nyine ko noneho mbona ari no kurira, bimeze bite? Gusa Mary aravuga ati reka njye ntabwo mbizi, kuko yavuye hano ari bya bindi byonyine ariko akurakara, ariko nta kurira, sinzi kandi haneswe nta muntu baziranye, akaba wenda yamugiriye nabi, ko nta muntu baziranye wenda ngo bahuye wenda yagira ikindi kibazo kiba, keretse wenda ubwo niba wenda yashwanye na wa musheri wiwe bahora bashwana, cyangwa se atanakunda, ntabwo mbizi pe, ibintu byiwe ntabwo mbizi, nayo nta kintu ambwira. Buri kintu batoramo nyine baramubyihorera. Ubwo bwarakeye rero, mu gitondo bugicya wakundi nyine aba ari mu gitondo cya kare, wana kumbi Rose yagiye ateka ibiryo, wana ahantu hose ari guhumura ibiryo, ibintu byose bimeze neza. Kumbi aho baryamye nyine, aho mama na papa baryamye, bumvishe impumuro idasanzwe mu nzu. Tugaruka mu cyumba cya Mary, nawe yumva impumuro idasanzwe mu nzu, bavuga se bimeze bite, haba iki hano se, kundi kumva ibintu bihumura cyane, ni ibiki byabaye nyine, buri wese ari kubyibaza. Noneho papa we aravuga ati ariko se hari umuntu wigeze wenda utuma ibintu byaba bihumura ku buryo yabizana, cyangwa se wenda wigeze utuma nk'ibintu byo kurya? Madamu aravuga ati reka avuga ati ntabyo nigeze ntabyo rwose, nta nubwo sibwo nanabikora. Ahubwo Mary we yahise abyuka, aravuga ati reka njye kureba ibyo bintu. Ewana ageze muri saro, asanga Rose yateguye nyine ibintu bimeze neza, biramucanganya, avuga si ibi bintu bibaho se, ni wowe wabikoze, byagenze bite? Nyine urabona nyine biramutunguye. Mama na papa nabo barabyutse, baraza, bageze muri saro basanga abatekeye, baravuga amaherezo noneho turapfa. Mama aravuga se ibintu wabyiyunguje kubikora gute, nyine byaturutse he? Rose aravuga ati mama ari nawe papa ari, mumbabarire kandi ndabakunda, basi muze turye nyine, muze turye ibya mu gitondo. Avuga ati kandi mumbabarire ibintu by'amagambo menshi tubyihorere, muze turyoherwe n'ibyo kurya nyine. Baraza nyine bicara ku meza, arangije aranabasengera, aravuga ati Mana ubihe umugisha kandi shimwa byibura kuba
nyine basi twe tukiri kumwe, shima kuba byibura mfite mama, shimwa kuba mfite papa, nubwo byagenda gute, nubwo bantuka gute, nubwo byagenda gute, ariko njye ndabafite kandi ndagushimira kuri buri kimwe, ndagushimira kwa nabampaye. Gusa nyine mama na papa baba byabatunguye, ntibari kwibaza ahantu ibyo bintu biva, ntibari kwibaza ahantu nyine ukuntu nyine nyuma y'agahe gato y'umukobwa yatashye arira, yatashye ameze nabi, ntibari kwibaza aho ibyo byishimo byavuye, ntibari kwibaza nyine ikintu cyabaye. Arangije ahita abwira papa, aravuga ati papa, cyakora warakoze nyine basi kunzana hano, warakoze kuko kuba naje hano byibura ntangiye kubiryoherwa, ntangiye kumva ko nyine hari ikintu nyine ngiye kuhigira, ngiye kuhamenyera, kandi ndanakeka ko nakize, ndanakeka ko nize ikintu kinini kuba naje hano. Paramuga ati reka njye nari mbizi, nari nabikubwiye ko njyewe mba nzi igihe cyanyacyo n'ahantu ugomba kukujyana, nyine ibintu bikamera neza. Hano hantu ni heza, ndabizi uzahakunda, uzahigira byinshi kandi uzahabona byinshi byiza. Mira aravuga ati nako, Rose aravuga ati pe papa warakoze nanone, kandi anashimira mama we, aramuga ati mama ndagukunda. Nyine we ikintu cyamubayeho yumvishe ko nyine we yatakaga mu bintu byoroshye. Hari abandi noneho we kuvuga ngo yashwanye na papa, yashwanye na mama, kuba batabavugisha, agira ati hari undi noneho uri kurira ngo we yababuze, nta n'umwe agira, ako kazi ntako, ayo mafaranga ntayo. We yumvishe ko nyine yakinaga mu bintu bikomeye. Ubwo rero yabajije ntuza murumuna wiwe Mera, amuga se ku cyumweru hari gahunda ufite? Nyine uwo munsi yari kuwa gatandatu mu gitondo, amuga se ejo ku cyumweru hari gahunda ufite? Mera amuga ati okay, oya njye gahunda mfite nyine niyo kuzajya gusenga. Noneho Rose amuga ati njyewe rero mfite gahunda yo kuzajyana n'abacuti banjye, hari ahantu tuzajya nyine muri sakasi, nyine kuryoshya, nyine handi haba habera imikino, hari abantu baba bashimisha abantu, nyine azajya kuryoshya n'abacuti be. Meri waramuga ati njyewe rero nzajya mu misa, nzajya mu gusengana n'abacuti banjye nanjye. Ubwo rero ku cyumweru harageze nyine wa munsi Rose yashaka kujya kuryoshya, bo yaragiye nyine agera ahantu ahura nyine n'abacuti be. Nyine hari abacuti afite muri iyo karitsiye tutaramenya ngo bari basanzwe baziranye gute, tutaramenya ngo byagenze gute, gusa nyine hari abandi bakobwa babiri baje bo muri iyo karitsiye, baraza nyine bwana baramuhobera, bavuga ati twari tugukumbuye, se ubundi kuki wangaga kuza hano, kuki wangaga kuza kudusura? Ati wenda twe byari bigoye kuba twaza mu mujyi, wenda nyine twebwe turi abakobwa bo mu cyaro, ariko wowe byibura ufite n'amafaranga, si uko ntiwari kuza, byibura niyo yari kuba na rimwe ariko ukadusura. Rose nawe aravuga ati ariko byaratinze, ariko nyine birangiye nje nzi umureba ko naje. Ati yego nyine kubera nyine pressure y'ababyeyi n'ibiki byana, ntabwo nashakaga kuza, ariko ewana finally nyine turahuye, finally ndababonye. Ewana ni byiza, bise binyibutsa tukiri ku ishuri ukuntu byari bimeze, ukuntu ewana twari inshuti, gusa twari twaraburanye pe. Barahoberanye rero barishima. Rose aravuga ati rero ndashaka muntembereze hano, ewana ndyoherwe nyine no kuba naje hano rwose. Baravuga ati natwe nyine ni ku kazi kacu turagutembereza icyo ushaka cyose, icyo ushaka cyose, ariko nyine nk'umuntu unafite akazi uragura kuko usa neza byatari, uzi ukuntu usigaye usa neza, ariko disi we yasha abandi bana nyine bo urabona ni abakobwa nyine nabo ntacyo batwaye, ariko nyine nabo mu cyaro nyine biragaragara ntabwo bameze nka Rose. Nyine Rose urabona ko nyine ewana nyine ni nkaho karabo k'Rose nyine arasa neza byatari. Ubwo rero baragiye baramuga ati ngwino tugende tujya ahantu nyine tugende tubanze tujye mu karesitora kaho ngaho. Nyine ni ikigo kinini, nyine ni ikigo kinini kiberamo imikino yo kwishimisha, ibiki byose nyine ababyeyi baba bazanyemo abana, buri kimwe cyose nyine. Ubwo sasa baragiye bajya aho ngaho muri ako karesitora, barabanza bararura bararya, Rose arishyura.
abantu bari kumutera story z'ukuntu byagenze, z'ukuntu barangije kwiga bikagenda, ariko bari kumubaza si kuna n'ubu wigize gasore burundu nta gushaka nyine uri aho ngaho kudashaka bimeze bite? Aravuga se mwe ko mudashaka. Aravuga ati wenda twe hano mu cyaro biba ari ibintu bigoye kugira ngo uzabone n'umuhungu unafite nayo mafaranga, wenda unafite n'ubwo bushobozi cyangwa se wanize, ariko mwebwe mu mujyi kamwe mwaba hari. Rose aravuga ati si ikintu cya mbere ubu ngubu, ntabwo ikintu cya mbere ari ugushaka, ntabwo ikintu cya mbere cyihutirwa ari ugushaka, icya mbere ni ugushaka amafaranga nyine. Baravuga ati ntaribi nyine amafaranga, se ufite akazi noneho wenda n'umugabo kumvaga nyine ko abantu bagushakiye umuhungu nyine, ubundi bigeze he ibyo uwo muhungu wawe nawe bigeze hehe ko mudakora ubukwe? Jane aravuga ati hoye ibyo ngibyo tubyihorere, ntabwo nshaka kumwica mode yanjye, njye naje hano kuryoshya, ndi kumva ndi muri mode nziza, ewana umbabarire basi, sibyo mumbabarire ewana. Ko aravuga ati okay ntari bireka tubyihorere. Basoje icyo kunywa nyine, basoza icyo kunywa baragenda bajya hahandi nyine muri ya myicungo, hari abantu bambaye ibintu by'ibitente nyine, kwa kundi nyine umuntu yambara ibintu by'ibyenda nyine, ku buryo nyine baba ari abantu bashimisha abantu ko bambaye ibyo bipira nyine. Hari abantu bari kubabyinira, umuntu uri kuza akabikaraga imbere akamansura akabyina akagira ute nyine, uri kubona ahantu heza nyine haryoshye nyine nta kibazo. uwo muntu nyine ntabwo tuzi nyine niba ari umuhungu, tuzi niba ari umukobwa, ntabwo tuzi nyine ko nyine yambaye ikintu cy'ikimasike, bya byenda nyine byo abantu bashimisha abantu. Yaragiye ahita aryama mu muhanda nyine, abantu aragarama nyine mu muhanda mo hagati, imodoka ituruka ruguriza yirukanka nyine, bagira ubwoba baravuga ati ewana iramugonze byanga bino karabaye. Ariko nyine we yagiye kumugera ahita yisimbiza nyine ako hirya nyine, banoza ba Rose bagira ubwoba baravuga ati mana yanjye ibi nibyo bintu tuje kureba. Ariko nyine ukumva ni ibintu biri crazy nyine, nabo bariba nyine basa naho nyine bishimye nyine babonye biriya nyine ntacyo abaye, baravuga ati nyine tuzi ubona ko nyine hari ibintu biryoshye nyine aba yaracikanywe. Umuntu aramubwira nyine, amuvuga ati wagerageza nyine amufata ukuboko nyine, aravuga ati ngwino nkwereke nyine. ijwi ukumva ko ntabwo riri gusohoka neza kubera ibyo byenda, ariko byanga bino bishoboka akaruhuka. Yaragiye nawe yaramufata baryama aho ngaho mu muhanda, noneho dore ikimodoka ngo kiraza gituruka ruguru. Noneho umuhungu nawe mu kubyica ahita avaho nyine hakiri kare. Rose asigara aho ngaho, kuhava biramunanira, buri icyo akora buri icyo agira ati burakomera gusa, arasama aravuga ati nyine arakomera byatari gukomera. Ariko wa muhungu yiseza nyine, imodoka igiye kuhagera ahita amukuyeho nyine. Noneho Rose agira ubwoba, aravuga ati ndari mpfuye. Ariko nyine babandi b'abakobwa bandi bo baraseka nyine, kuko nyine bo barabizi nyine ni ibintu basanzwe bagira nyine. Ahita amukuraho iwana. Rose nyine aragira ubwoba, arangije araseka nyine agenda ewana. Bavuga ati reba ukuntu wari uri gukomera, reba ukuntu ibintu bigiraga nyine n'ibintu bitabaho nyine, ukuntu wari uri gukomera. Noneho Rose nyine aravuga ati cyakora mana yanjye nari naracikanywe ibintu rwose, mbonye ko ubuzima ni umubeya, ubuzima nyine buraryoha ku buryo nyine nyine yabonye ko kuba yirirwaga arakaye nyine ntabwo bitwika. Arangije baragenda bajya mu byicungo nyine, bajya kuryoshya nyine. Noneho ubwo uri kumva babonye uri kubashimisha nyine, kugenda babyinira nyine ari kubashimisha uko bishoboka kose nyine. uri kumva aho ngaho haba nyine, niba umuntu yaje kwishimisha abantu barimo cyangwa se n'ibintu birimo, akazi biba bigomba
biba bigomba gukora cyangwa se baba bagomba gukora abo bantu nuko nyine abahageze bishima, ari abana, ari abakuru, ari abasaza, nyine buri muntu wese agataha yishimye uko bishoboka kose. Rero uri kumva Rose nyine iwe yavuze ati no muntu ntaribi, nyine akomeza agenda dushimisha. Nyine baragiye bajyana no muri bya byuma birebire, nyine cya kintu nyine wicaramo nyine ku buryo hejuru hacyo kabisa bari kure byatari, nyine handi hatajya hagera umuntu ugira ubwoba. Noneho mu kugerayo nintuza Rose yabwiye wa muhungu ati ngaho basi reka tujyane hariya hejuru. Akibibwira umuhungu aravuga ati reka harantange ntabwo najyeyo. Nyine umuhungu nyine ahisa n'ugira ubwoba nyine tu. Rose aramubwira ati tugende nta kibazo, nyine reka twenjoyinge ubuzima n'ubundi nyine n'umubeya. Ntabwo umuntu waryamaga mu muhanda imodoka ikaza igiye kumugonga ntabwo yagira ubwoba, yagira ubwose bwa kari akantu nyine reka tuzamuka tugende. Umuhungu agira uko aravuga ati reka ntabwo najye uko byagenda kose ntabwo bibaho. noneho ubwo ngubwo nyine bo baravuga ati nta kibazo, nyine uko ni abakobwa batatu baravuga ati okay reka noneho tukwijyanira ku ngufu. Baramufashe nyine bamwicaza muri cya kintu kirekire, ariko babanje kujya muri ikindi kiba kigenda nyine hari ikintu kiba kizenguruka gifite umuvuduko mwinshi. Nyine niho bagiye baricara nyine, ariko nyine urabona ko umuhungu ntago ari ibintu bye pe, nubwo nyine wenda we yikorera hasi agashimisha abantu uko bishoboka kose, ariko nyine afitemo ubwoba nyine tu. Yaragiye nyine yicara muri cya kintu, baricara nyine bagenda bari gukobera. Nyine urabizi kiba cyihuta nyine, ariko umuhungu we isesemi yamwishe, ari kugenda nyine kumva yaruka. Igeze aho asa n'ukuraho cya kimasike cyo hejuru, nyine cya kindi cyo ku mutwe nyine aragenda nyine akajya amera nk'ugiye kuruka, ariko nanone akareba akavuga ati ninduka nyine ndaruka ku bakiriya, ndaruka ku bantu bize kugenda nabi. Nyine ntabwo nyine uri kumva nanjye naba nkoze akazi neza, nyine haguruka bigenza. Sinzi ukuntu yafashe akantu, sinzi akantu yavanye muri cya cyenda nyine aragenda arakuzuza ku karakaruka bien. Abakobwa noneho basetse bume bari kuvuga isi n'umuhungu ni bwoko ki nyine, niba ari umuntu wagendaga agafata imodoka akaryama hasi yayabona igiye kuzanga imugongo ukabona ntabwo bafite, ni gute nyine atinya ibingibi nyine, kandi tubona byari ibintu byoroshye wicaye umeze neza. Ikibi nuko uri kwikaraga. Baravuga ati ariko ntaribi nyine turagutinyura byanga bino gahantu hava wahamenye, ahubwo baravuga ati ahubwo uranatwishyura kuko twebwe turabona ari twe turi kugutinyura kuruta uko wakabikoze nk'umuntu ukora hano. Barangije bavamo aho ngaho nyine umuhungu afite ikintu bita isereri rimwe ritabaho, afite isereri rimwe rya danje. Ariko ubwo barangije bajya noneho muri cya kinini, noneho kiba kikaraga, ariko cyo kikaraga kimeze nk'ikizeru. Hari ukuba wenda kimwe kikaraga kiri kugenda kimeze nk'imodoka iri gukata, nyine wenda iri gukata ikorosi igenda yisubiramo. Noneho hari ikindi noneho cyo kiri gukata gihagaze, nyine kiri gukata gihagaze kimeze nk'uko wenda wafata, abantu batari kubyumva neza, ni nk'uko wafata ikiziga cy'imodoka kuriya kiba kigenda nyine gihagaze, nyine kuri igenda yizunguza ihagaze. Noneho rwo ni rurerure. Ubwo iya mbere yari imeze nk'uko wafata ikiziga cy'imodoka ariko ukagikaraga gitambitse, kikikaraga gitambitse, nyine gitambitse bisanzwe. Noneho abantu bicaye, noneho ahandi ho kiri kwikaraga noneho gihagaze, nyine nka kuriya n'ubundi imodoka igenda. Ni kirekire, noneho anatinya n'ahantu harehare. Baramwuriza ariko afite ubwoba, agezemo hejuru noneho baragenda nyine kikaba kikaraga, yagera hejuru agakomera, akavuga ati nyine agakomera byatara, akavuga ati ndapfuye mu mari we karabaye nyine. Ariko wenda kuko yambaye n'ibyo byenda ntabwo ijwi riri kumvikana cyane, nyine abantu batunguwe bari kubona umuntu usanzwe ukora muri sakasi nyine ushimisha abantu, ariko niwe ufite ubwoba. Cyakora nyine uri kubona ko nyine nawe nyine yanabashimishije, kuko nyine bari kureba uwo muntu bagaseka, nyine bagakomera. Abana basetse bakavuga ati buriya muntu uri gukomera gutya, umuntu w'umugabo gutya ni ibintu bitabaho.
reka rero kubw'umwaka bazagere hejuru umuriro waragiye nyine. ikintu niba umuriro waragiye sinzi ikintu cyabaye, icyo kigare bari bariho kiribana, reka noneho mu kwibana babura ukuntu bamanuka, babura uko bavayo, ibintu birakomera. noneho babandi nabo b'abakobwa babigiriraga, ariko ubwo ngubwo hariyo Rose, hariyo na Ntuza n'uwo muhungu, gusa abandi bo bari bari ku gice cyo hasi. reka noneho ibintu rero byari ukwishima bibi bibazo. noneho abantu babura ukuntu babavanayo, abasekirite baraza babura ukuntu barabavanayo, nta rwego watera ngo rugereyo, nta kintu wabafasha ngo nyine gitume bagera hasi uko byagenda kose. ubwo sasa rero ubwo kuba ari aho hejuru bafite ubwoba nyine, ibaze nawe uri hejuru, ni nko kubona wenda wicaye hejuru, wenda si no hejuru y'inzu, wicaye ahantu hejuru utabasha no kumanuka, utanavuga ngo wamanuka gute, ntiwamanuka uvuga ngo uramanuka, wenda nta mayisikariye ariyo, nta rwego ruriyo, ntaki, babuze ukuntu bamanuka nyine. bibi bibazo. noneho sasa ubwo ngubwo aho ngaho wa muhungu aragira ubwoba nyine, gira ubwoba. noneho na Rose nyine yamaje kubona ko nta mikino, agira ubwoba nyine, avuga turamanuka gute. noneho nyine ba bantu bari aho ngaho bakora muri iyo Ntuza, muri iyo mikino, baraza bavuga se ubundi umuntu uri hariya hejuru ninde? barareba baravuga ati umuntu nyine, bagenda bivuga, baravuga ati umuntu uri kubura byanga biroga ni Mark. baravuga se Mark yageze hariya hejuru gute, ko nzi ko ari ahantu hatinya. ati noneho ntabwo nyine byanga binoga arahapfira pe. nyine bumva baratungurwa nyine, bari bazi ko nyine Mark ari umuntu we yikoreraga nyine utuntu two gushimisha abantu nyine, turi aho ngaho ababyinira abamansurira nyine, uri kumva, kubera bari ukumansura, ntabwo nta muntu uba ukubona nyine, kubera ibyo bintu baba bambaye. reka ubwo nyine noneho baravuga se ubu ngubu noneho hari ahantu biragenda gute nyine, batunguwe no kubona yari yuriye akagera ugageraho hejuru nyine. nabo ni ibintu bidasanzwe nyine, ntabwo basanzwe nyine babimuziho nyine tu. ubwo sasa rero ikintu cyabaye, barakomeje barwana, nuko bavayo baramuhamagara bavuga ati Mark byanga binoga yifate, utaza kumera nabi, basi urebe n'uwo mukobwa nyine, urebe umukiriya wacu ntaze kuva hano bigenze nabi. ati kuko twebwe murategereza icyuma cyongere gikore, kuko ntitwabona uko twe tubakura aho ngaho nyine, ni ugutegereza icyo cyuma kikaza kongera kigasubira muri control kigakora. ariko gusa gutegereza ikintu utazi ngo kirakorwa ryari, ngo biragenda bite, noneho kiri kugeramo hagati ukabona kibaye nk'igishituye, kiragiye kikongera kigashitura kikagenda nyine. ni ibintu kubona ntabwo nyine, ni ibintu nyine batarishuwa ko gishobora no guhagarara icyo gihe gito nyine, kiri kigenda ubwo mu kanya noneho kirahita kibacurika. ubwo sasa rero Mark yageze ahabona ko nyine ibintu biri seriye, afata nyine uko ashoboye, afata ya myenda ayivanamo nyine. nta nubwo uwo mukobwa yari yanamubonye, nta nubwo yari azi ko nyine ari kumwe n'uwo muntu. reka nyine iyo yageze aho ahita afata imyenda nyine, bya byenda baba bambaye abivanamo. aravuga ati rero ahantu byanga binuka nyine, nidukomeza kugira ubwoba turanahapfira. ubwo sasa yafashe ya myenda yivanamo nyine, ifite ubwoba, aragenda nyine, arabwira umukobwa ufite ubwoba se, nanjye ndabufite nyine, tuza nanjye ndabufite. umukobwa aramubwira ati n'ubu nyine byanga binuka ahantu ndahapfira nyine. umukobwa afite ubwoba bwinshi cyane. Mark aramubwira ati rero dukwiye gufatanya kugira ngo tuve aha hantu, dukwiye gufatanya kugira ngo turebe ukuntu nyine ahantu tuhacika. Rose aramubwira ati ariko se iryo jwi ryawe ndi kumva ndizi. Mark aravuga ati ko nanjye ndi kumva iryo jwi ryawe hari ahantu ndizi byanga binuka, nawe turaziranye. Mark aravuga ati, nako umukobwa aravuga ati nisi ko ngiyewe nibwo bwa mbere nkikubona, ndi mushya muri ino karitsiye, hari ahantu nkuzi isungubura. Mark nawe aravuga ati ko nanjye iryo jwi ryawe ndi kumva ndizi, kandi ndizi ahantu, sinzi ahantu ndi kumva ndizi, ariko ndizi ahantu vuba byanga binuka. Mark aravuga ati nyine ubwo byashoboka nyine, wenda ko hari aho nakumvise cyangwa se ariko kuri nyine twavugaga kare, ariko hari ahandi hantu se tuziranye. noneho umukobwa aravuga ati ariko ngenda ndi kumva nkuzi byanga binuka.
bakarambwa se noneho tuziranye nyine uri kumva noneho bo bibagiwe ko bari no hejuru aho ngaho, bibagiwe ko bari no muri ya ntuza muri hana abantu ahubwo bari kubareba bakavuga se bari abantu noneho ko batuje bimeze bite nyine bimeze bite. Noneho Rose arambwira ati none se nda hantu byibura wenda twaba twarigeze guhurira byibura na hamwe. Bakarambwira ati njyewe nakuriye muri kino cyaro ntago wenda nagiye n'ahantu nize n'udushuri nize dukeye natwize hano nta hantu nagiye nta hantu wenda navuga ko nigeze njya wenda birenze cyane ngo twamenyana, sinigeze mva muri kino cyaro kuva navuka. Ubwo rero se twaba tuziranye. Nyamara Rose aravuga ati njyewe hari ahantu ndi kumva iryo jwi ndizi. Ndamaka aramubwira ati ndarizi nanjye iryawe ndi kumva hari ahantu ndizi. Noneho ubwo sinzi akantu nyine sinzi ukuntu nyine Mark yavuze ati ariko buriya iryo jwi naba ndizi hera nyine uko biri kose ntago bibuka ko nyine bo bigize guhura nyine nimugoroba bigize guhurira kuri pisine nyine ntago nyine bari kubikura, ntago nyine umuntu uri kubyumva, ntago bigeze bamenya, ntago bigeze babona nanjye nari mvuze kuri pisine kuri cya kiyaga nyine bari kuruhuka nimugoroba. Ntago bibuka ko nyine kuko uri kumva nta n'umwe warebye undi, bo baganiye gusa baganiye mu majwi bisanzwe. Ntago bibuka ko nyine hari n'umwe wigeze avugisha undi nyine, ntago bo babyibuka kuko n'ibintu byabaye byagaye gatoya ntago babyibuka. Icyo bumva ko nuko buri wese aziranye n'undi. Mu gihe bari aho hejuru ntituzi ngo baramanuka gute, ntituzi ngo baramenyana gute. Twagarutse kwa muganga nyine ahantu kwa muganga rero hari umusaza ari kuganiriza umukecuru nyine ari kureba ari kuvuga ati ariko bimeze bite ko ndi kumva ibyo bintu uri kumbwira, ibyo bintu uri kumbwira ko numva wajyaho ndabizi, ko numva wajya ngo iyo nkuru nyine nyiziho, ibyo bintu ndi kumva mbizi. N'umusaza aramubwira ati njye ndi kugusomera inkuru, ndi kugusomera agatabo nyine k'inkuru y'umuntu bitaga Rose na Mark. Ntago nyine urayizi se, uri kumva hari ahantu yibuka. Umukecuru akavuga ati ndi kugera igihe nkumva nyine biri kuza ndi kuyibuka, ariko byageraho nanone nkumva ndabyibagiwe nyine, nkumva ntago nanone mbyibuka cyane. Ubwo rero sinzi ikintu kiri kuba. Umusaza aramubwira ati hoya nta kibazo wowe tuza, ndakomeza ngusomere, ndakomeza nkubwire ukuntu ibintu bimeze, nta kibazo wowe ntugire ikibazo. Umukecuru aramubwira ati ese ubundi wowe urwariye hano bimeze bite? Umusaza akamubwira ati nanjye ndi umuntu urwariye hano, ndi umuntu nyine w'umurwayi, ati ahubwo nyine nuko wenda kugira ngo igihe cyanjye kigende nawe igihe cyawe kigende mugomba kwicara hano nkagusomera inkuru, byibura wenda nkagusomera nanjye amasaha bari kugenda kugira ngo twese igihe kigenda nyine dukomeze kunyurwa no kuba hano nyine bitworoheye. nanjye niyo mpamvu ndi kugusomera iyi nkuru. Noneho sasa umusaza aravuga ati nta kibazo, noneho ruhuka, nta kibazo, nanjye reka ngende njye kuruhuka. Umukecuru akavuga ati nta kibazo kandi murakoze, basi wenda iyo nkuru nizere ko ubutaha hazageraho igice. Ndi kumva yatangiye kundyohera, ndi kumva ndi kwikunda, ndi kumva wagira ndayizi byanga bino gace, wagira ngo hari ahantu nyizi pe. Noneho umusaza aravuga ati nta kibazo, ryama ejo nzagusomera. Umukecuru aravuga ati mbabarira mu gitondo banguke pe, ubanguke kuko iyo nkuru ntangiye kwikunda. Ubwo umusaza yaragiye aramworosa araryama, avuga ati durare neza. Rero umusaza agisohoka yahuye n'umuganga, aravuga se uri kubona basi biri gukora, uri kubona hari ikiri guhinduka? Umusaza aramubwira ati njyewe nta kibazo nyine ndi kubona ibintu biri kugenda neza, hari ahantu biri kugera, inkuru agatangira kuyumva, agatangira kuyikunda. Ati ndi kubona nyine biri kugenda byibura biza. Aravuga se basi wowe arakwibuka? Umusaza aramubwira ati ntago anyibuka, reka ntago aranyibuka, ariko nyine inkuru ndi kumubwira ahantu igeze nyine wari kumbwira ati aho hantu ndi kumva nyine ndi kumva inkuru nyizi, ariko nawe ntaramenya neza niba yizi. Umusaza nako muganga aramubwira ati nta kibazo, rero komeza ugenda ugerageze, komeza ushyiremo akabaraga urebe ko byibura Rose wawe yazagaruka. Ati sibyo Mark?
umusaza aravuga ati nta kibazo pe, ntange se kare icyo ngomba gukora reka nanjye njye kuruhuka, hari umwana wacu uzaza kudusura mu gitondo, ariko nawe nyine ni ukudusura nyine, ni ubwo ninjye azaza gusura kuko mama we ntabwo abasha kumwibuka nyine tu. Kumbe wa musaza uri aho ngaho nyine, umusaza wari uri kuganirira inkuru, tumenye ko nyine ikintu tumenye ko nuko ibi byose turi kumva cyangwa se natwe kubona ari uko nyine ari wa umusaza uri kubwira inkuru wa mukecuru. Iyo nkuru rero ni yabo, ni y'urukundo rwabo, ni ba Rose na Mark nyine bo muri icyo gihe. Noneho bari kutwereka none hari abakecuru nyine ari n'abasaza. Ntabwo tuzi ikintu cyabaye kuri Rose kugira ngo agere ku rwego rwo kwibagirwa nyine, yibagirwe umugabo we. Noneho kumva na Mark ari kuvuga ati n'abana bacu ntabwo nyine akibasha kubibuka cyane. Ntabwo tuzi ikintu cyabaye rero, nta nubwo tuzi rero ngo inkuru iragarukira hereka, natwe dutegereze turebe. Icyo tuzi ni uko turi kumva inkuru ya Rose na Mark. Ikindi reka dutegereze, ese Rose na Mark baje kuva hahandi, ese baje kumenyana, ese iyi nkuru yo y'uno musaza n'uno mukecuru nyine imeze bite, ese uno mukecuru waribuka? Reka dutegereze akandi gace, ndakeka ari nako gace kazaba ari akanyuma karangiza ino nkuru yacu ya Rose na Mark. Mukomeze kugira ibihe byiza.